icyo gihe nari ndi mu bitaro, namaze ukwezi mu bitaro, ntashye nsanga umubyeyi wanjye yarantwariye umugabo, abana barishwe n'inzara. Guhera icyo gihe ntangira kuba mu buzima bubi. Icyo gihe nafashe moto njye n'umwana wanjye tujya kumureba, tumusanga kuri uwo mubyeyi wanjye basinze bari guserebura. Njye nahise njya muri koma kubera ubuzima bubi nari ndimo. Nafashe icyemezo cyo kwiyahura, fata umugozi mumanika mu cyumba mujyamo. Kubera ko nani bagiye gukinga icyumba, abana banjye bahise banabariza nenda gushiramo umwuka. Ngefite umukiza ujya umvugira ku mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuha akaba umukiza wawe. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we. Azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uza wambara ubwo. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, yahawe na Yesu umukiza wanjye. Atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasanga uyahawe nawe. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwa ubwo buntu wahawe nawe.
twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mukurikiranye Impanuro TV, twongeye kubifuriza amahoro y'Imana no kugira ibihe byiza aho mudukurikiraniye muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Reka tubasuhuze rero abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu majyepfo n'amajyaruguru n'abandi benshi badukurikiye bari mu mujyi wa Kigali, hanyuma n'abadukurikiye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese tubifurije kugira ibihe byiza. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Nizimana Dani, tugenda hirya no hino tubagezaho amakuru, ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu munsi twerekeje mu mujyi wa Kigali, turi mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Rusororo, aho twasuye umuntu mureba hano kuri kamera, ni umubyeyi muramubona. Tumusanze hano muri moteri yitwa Delisa Vita, arimo akora amasuku, hanyuma twifuza kumuganiriza kugira ngo tugire ibyo tuganiraho. Yatubwiye ubuzima yanyuzemo butoroshye cyane, tubwira ko mu minsi ishize uwamureraga cyangwa se umubyeyi we, uwo bita mama we, aherutse kumutwara umugabo. Urumva ko ari ibintu bitoroshye kuba ari mama wawe akagutwara umugabo wawe, urumva ko ari ubuzima bukomeye yanyuzemo. Hanyuma uyu munsi akaba ari kurera abana bagera kuri 5 ari wenyine, n'ubuzima butoroshye rero abayemo. Twifuje kumuganiriza kugira ngo tubwire iby'iyo nkuru yo kuba mama yaramutwaye umugabo wiwe. Reka tubasabe kugira ngo mubane natwe. Ufite ibitekerezo, amakuru n'inyunganizi yadusangiza, ashobora kurikirana iki kiganiro ku mpera yacu, turavuga nimero zacu abe yatuvugisha. Reka tubanze tumukarabye intoki dukoresheje umuti wa hand sanitizer mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hanyuma murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Reka rero tumuhe mikrofone, ndatangira tubwira amazina yiwe, hanyuma n'ubundi kandi tuze gukomeza tuganira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Uwineza Ange, ndi umumama w'abana 5, mvuka mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba, ariko ubu nkaba ntuye mu murenge wa Rusororo. Hanyuma uyu mujyi wogezemo ryari? Uyu mujyi nawugezemo ndi umwana w'imyaka 6, nderwa na mukuru wanjye tuvukana. Narahabaye igihe kirekire ndiga primaire, ariko ntago nabayeho ubuzima bwiza, ntago byari binyoroheye. Ngewe muri ubwo buzima nabayemo narigaga ariko meze nk'umukozi wo mu rugo. Narabyukaga nkabanza nkakoropa inzu, nkavoma amabido 5 y'amazi, nkabona kujya ku ishuri. Ariko narakomeje nyine ndihangana ndahaba. Ngeze mu mwaka wa 6 yaje kunkura mu ishuri kugira ngo nkomeze mukorere, kubera ko ngo yari afite ikibazo cy'umukozi. Narakomeje ndakora mbese ku buryo n'umuntu yazaga yamubaza ngo uyu muntu mupfana iki, akavuga ati ni umuntu wo mu miryango iyo ngiyo kandi tuvukana kuri papa na mama. Ariko ndakomeza ndihangana, numvaga nshaka kuba i Kigali, ntashaka gusubira mu cyaro. Hanyuma mukuru wanjye wundi nkurikira yaje kuza kudusura, kuko yabaga i Gikondo, twe dutuye i Kanombe. Araza usanga twatetse nyine nk'uko bisanzwe, birangije twari twemerewe kurya inyama imwe. Araza we kubera yamenyereye kwisanzura ahari aho yabaga simbizi, araza warya 3. Icyo gihe mukuru wanjye yarankubise cyane bikomeye, aranyirukana ari nijoro, ndara hanze. Maze kurara hanze, twari duturanye n'abasirikare, barambona barantwara banjyana iwabo. Ndahaba nahamaze imyaka igera nko kuri 5. Ubwo maze kuba mukuru wanjye uwo nguwo nyine bankubise yari inyama, aza kuza kuba nk'aho abonye ubushobozi bukeya, nawe arambwira ati ntabwo ukwiriye gukomeza ubaho nk'umucakara, ngwino tubane. Ndagenda turabana, mpamaze nk'umwaka nza gukundana n'umusore. Biba ngombwa ko njya kumwereka umuryango wanjye, yumva ntabwo nawe kuvuga ko ntagira umuryango kandi mfite mukuru wanjye ari n'umukire. Ndagenda mwereka uwo mukuru wanjye, arambwira ati nta kibazo. Noneho turabana, aransaba arankwa, turabana.
mukuru wanjye ngewe ibyo yari yarankorera urumva ko nari naramaze kubyirengagiza. Twarabanye tubyarana abana 5. Nabyaraga buri mwaka kubera ikibazo cyo kubyara abakobwa gusa. Nabyaraga umukobwa nyine nkabona ko famiye itishimye, nkongera nkabyara kugira ngo ndebe ko nzabyara umuhungu, gusa ntibyakunze. Abo bana uko ari 5 bose byarangiye ari abakobwa. Habagamo itotezwa ryinshi rero ryo guhora bavuga ko ntacyo maze nciye umuryango, ariko nkakomeza kwihangana nkumva ubuzima bukomeza. Nakomeje mbaho gutyo, ndetse igihe cyaje kugera mukuru wanjye ndavuga ati nubwo wenda yambeshejeho nabi, ariko yanyigishije no kubaho, kuko ubundi umuntu uzi gukora akazi kose wamana agakora. Kubera ko icyo gihe urumva kuva nyiri umwana nakoraga akazi kose karuta n'ak'abagabo bakora. Icyo nakoze namuhaye inka yo kumushimira ko ari we wanzanye i Kigali akanandera. Numva ko birangiye nyine, mbese tuba abavandimwe bakomeye. Hanyuma sinaje kumenya rero uburyo yaba yacomekanye n'umugabo wanjye, mbimenye hashize imyaka 4. Ariko nagendaga mbona impinduka mu rugo nyinshi, ngaho gukubitwa kwa buri gihe, ibintu byinshi. Noneho njyewe nkajya kumuganyira, kuko urumva namumvaga ari we mubyeyi mfite. Namuganyira ibyo navuze byose, ahubwo akabibwira umugabo. Noneho umugabo nanone yagaruka akankubita ati wirirwa urajajwa uvuga amagambo, ubundi uba uri kuregera nde kurega ari uregera? Ako simbisobanukirwe. Baho muri ubwo buzima, ako ndihangana, kuko urumva umubyeyi w'abana 5 nta kindi cyo gukora nari mfite. Ndakomeza turabana nta kibazo. Bana baba bari ku ishuri bagira ikibazo bakampamagara, nkaba mfite amafaranga nkaboherereza abana be nyine. Numvaga ko ibyo yankoreye mu bwana nabyibagiwe, byarangiye. Mbese tubanye ari we mubyeyi mfite i Kigali, kuko icyabaga cyose niwe nagombaga kwitabaza mu cyimba cya mama. Tubaho gutyo muri ubwo buzima ntabizi ko abana n'umugabo wanjye, ariko nyine hakaba yagiye njya kumva nkumva nk'ibintu namubwiye, wenda umugabo arabinyuriye, simbyiteho cyane. Numvaga ko umuntu w'umuvandimwe icyo kintu atagikora. Twabanye rwose, nkajya mubaza waramutse ute, umeze ute, yambwira ikibazo nawe mfite ubushobozi bwo kugikemura nkagikemura, ntazi yuko ari unsenyera urugo. Ntabwo nkajya kumuganyira umugabo wanjye amaze iminsi 2 adataha, amaze iminsi 3 adataha, kumbi abiwe. Ariko njye simbimenye. Tubana muri ubwo buzima, ariko nyine muri icyo gihe nkomeza mbaho nabi, gukubitwa, nta kintu nakoze, ntazi icyo nzira. Ariko nyine ndihangana nguma mu rugo. Igihe cyaje kugera rero ndarwara cyane, ndaremba, njya mu bitaro. Maze kujya mu bitaro negereza ko mukuru wanjye azansura, ndaheba. Cyakora umugabo yahageze rimwe anzaniye imyenda, ntago yagarutse. Ndibaza umuvandimwe byagenze gute, ariko nyine sinabyitaho cyane. Nguma mu bitaro nahamaze ukwezi. Naje gutaha, negereza ko mukuru wanjye azansura, ndamubura. Mageze mu rugo nsanga abana babonye n'umugabo nyine yaragiye, none hajya kubayo. Namuhamagara telefone ntayifate. Ndafase umugabo yakoze impanuka, byagenze gute? Mbyibazaho cyane, wasanga yaranapfuye ahari.
ntambajije n'aho babakorana barambwira ati ntabwo tumuheruka, udasa nkaho yaretse akazi. Ari nari ikibazo ahubwo nkahamagara mukuru wanjye bamubwira se ntago wamenye nta makuru wanshakishiriza ngiye ko nkirwaye ntabasha kuva mu nzu, amakuru wanshakishiriza y'umugabo wanjye ko telefone yicamo ariko nta muntu ugiye yifata, kandi no ku kazi bambwiye ko atariyo. Arambwira ati si koko ati nanjye muhamagaye yicamo ntayifate. Nyine noneho ndushaho kuremba kandi aribwo mvuye mu bitaro. Ndavuga se umugabo yarapfuye, umugabo byagenze gute? Nuko haciye n'icyumweru mama wanjye yaje kumpamagara, arambwira ati se mukuru wawe, ariko nkaba narambwira ko ni ukubera iki umuvandimwe wanjye atansuye mu bitaro, ntanataha ntansure, umuntu nahaye inka, umuntu tubanye neza, ndari haciyemo n'iminsi tuvanye guhemba umukobwa we yari yarabyaye. Kandi byose abanzi, ndakeka hari abazareba iki kiganiro benshi banzi nyiri umwana, bazi uburyo nakoreye urugo rwe muhekera abana, mvoma, mbese nkora akazi kose k'ubucakara. Bazi uburyo iyo habaga ikintu ari njyewe wabaga ari nka nyiri urugo, ibintu byose ari njye mbishinzwe. Rero mama wanjye ndamubwira se umuvandimwe byagenze gute katansura? Mama arambwira ati nanjye ndabimubaza, akambwira ngo ari buze, ati ahubwo nawe nzi ko ubu yahavuye. Arambwira ntabwo arangeraho pe, mu gihe navireye no mu bitaro. Nyuma yaje kumpamagara mama, arambwira ati noneho mukuru wawe ariko yanagutuye ko numvise mwishimye cyane muri mu rusaku rwinshi, ati noneho yanagutuye, yagusuye. Ndamubwira ati mama hoya nta muntu wansuye, nta n'uwo nabonye pe. Ati none siko mpamagaye telefone yiwe nkitabwa n'umugabo wawe. Ndavuga si byo birashoboka? Ati nyamara njye nitabwe n'umugabo wawe, ijwi rye ndarizi. Umuntu twabuze se kandi naranamubwiye ngo amfashe kumushaka, bari kumwe birashoboka? Ati njyewe ijwi ry'umugabo wawe ndarizi, aranyitabye ariko numvaga basinze, ati ariko niwe. Ndamubwira nta kibazo, nahise nkupa telefone mbwira umukobwa wanjye mukuru, ariko muri icyo gihe navaga mu bitaro nasanze umwana wanjye ku ishuri baramwirukanye kubera minerivare. Ise ntabwo yabyitayeho, nta n'ikintu na kimwe byamubwiye, yamusize aho mu rugo nyine arigendera. Nabitekerejeho ndavuga nti se mama se kata ari umurokore, katanywa inzoga ngo yavangiwe, byaba byagenze gute? Ese mbwira umwana wanjye hari nka saa moya, ndamubwira nti mfasha imperekeza, ndumva nta mbaraga mfite, tugende dutege moto tujye i Kanombe kwa mukuru wanjye. Ese mama ugiye kureba iki? Ndamubwira nyine ngiye kumwaka ubufasha, urabona ko iso yaradutaye ntaho hari, nanjye nta bundi bushobozi mfite, urabizi igihe maze mu bitaro, ngiye kumwaka ubufasha. Umwana araza, tugezeyo tuvuye kuri moto, umwana ndamubwira nti rero mwana wanjye reka nawe kuguhisha ikintu kituzanye, bambwiye yuko papa wawe ari hano, reka twinjire gake turebe ko koko yaba ahari. Ninagenda nkicara muri saro, we nk'umwana wisanzure no mu byumba byose uhagere, kuko niba hari koko turamubona. Tukigera ku gipangu cye twese tumenya ko hari, kuko twasanze imodoka ye iparitse aho. Umwana arambwira ati rero mama urabona urarwaye umeze nabi, nituhagera tukamusanga ntuvuge, urabizi papa burya guhondagura, ntuvuge atagukubitira hariya. Ndamubwira ati ntabwo ndi buvuge. Twarinjiye dusanga bakoresheje igitaramo mu nzu, amayoga bari kuyamena,
mbese bari guterera amafaranga hejuru. Njyewe nabaye nk'uguye igihumure, nahise nicara hasi. Wa mwana wambwiye ngo nitugerayo simvuge, yahise abwira papa we ati papa, ibi ni ibintu ukora koko? Usige baranyirukanye ku ishuri, usige mu rugo nta kintu cyo kurya gihari, nurangiza uze kunyanyagiza amafaranga hano, uze no gusinda gutya. Icyo bamukoreye, baramufashe umwana baramuhirika, bamutura hasi. Ntago njye nari mfite imbaraga. Icyo nakoze, nasohotse hanze, masanga abasore bari bari ku muhanda, ndababwira ati mwamfasha mukandangira umuyobozi w'umudugudu. Abasore baramfashije, baragenda baramumbwirira, n'umutekano araza n'irondo. Abaga njyewe murabona uko meze, nari meze nabi pe, ku buryo ubu mbonye utamenye ko icyo gihe yari njye. Umugabo yataye abana mu nzu, ndi mu bitaro, nari mfite impapuro zo kwa muganga ndi kuzibereka. Dore nasezerewe mu bitaro ejo bundi, nasanze umugabo yarataye abana, none murebe ibyo ari gukora hano. Umugabo yahise aduca amazi, ahita aca inyuma arigendera, ajya kwiryamira. Aho umudugudu n'umutekano baramuhamagara, akanabitaba, ariko akanga ngo njyewe ngo nzavugana namwe habona ejo. Icyo bakoze, baranyandikiye, bandika ibihabereye, bakora raporo mu mudugudu. Bamaze kuyikora, bwari bwije kandi twarengeje n'amasaha yo gutaha, kandi nari nanarwaye, ndimo ndatitira cyane. Hagiye umuntu w'umuturanyi aho ngaho arancumbikira, njye n'umwana wanjye turaharara. Buracya turahaca, tubona imodoka iracyahari, turigendera, kuko urumva twari twasize abandi bana batoya mu nzu bonyine. Naramuhamagaye, ndamubwira rero ibyo nabonye birahagije, ariko taha usanga abana. Mukuru wanjye icyo yakoraga, yaramubwiraga ngo murumuna wanjye ngo amakuru nayamenye yuko ngo ribu ziba ziriwe, ngo kubera ibintu wamukoreye, ngo n'abana bishwe n'inzara, ngo n'ubundi ngo uragera hari abahita bagufunga. Umugabo ndamutegereza, ndamubura. Akambwira ngo araza, byagera akandika nyine, ambwira ukuntu ngo nshaka kumufungisha ibintu byinshi. Ati mukuru wawe byose yabimbwiye yuko ushaka kumufungisha, ko ribu zihora aho ngaho zinegereje. Ndamubwira njyewe uretse na ribu nta n'umuyobozi w'umudugudu dutuyemo nabibwira, habe n'umuturanyi nabibwira. Yanga kuza. Naragiye njya ku kagari aho mukuru wanjye atuye, tifu aho ndamushimira, yanyakiriye neza. Arambwira ati njyewe ayo makuru ndayazi. Baramutumiza bwa mbere, anga kwitaba, ndongera nsubirayo, none haritaba, araza. Tifu tumubwira ibibazo byanjye, arambwira ati wikwirirwa umbwira ibintu byinshi kuko ndabizi, ahubwo nk'umuntu mukuru ungana gutya, wareze umwana, warangiza ukaba umutwariye umugabo, ntabwo bigutera isoni? Ese igihe wahereye utwara abagabo b'abandi byakumariye iki? Aravuga ngo ntago azongera, impapuro ndazifite. Gitifu arandika, ateraho kashe yuko nibongera kuhamusanga bose bazahanwa. Ndataha, ntegereza umugabo, ndamubura. Gusa mu gihe yaje kuzira, yaje mbona ameze nk'umuntu wataye ubwenge. Yumva yaragiye arasinda nyine, aba umuntu none wamera nk'umusazi. Arambwira ati njyewe mfite ikibazo, mukuru wawe yarampemukiye, yarandoze, nshaka kuzajya kumuvuza. Ndamubwira se nakuvurisha iki kuzi ko wagiye nta kintu kiri aha ngaha, ugasigaye udufaranga twari turi aho ukatujyana?
nayo wahembwe yose ukayajyana mukayishimishamo, nzajya kukuvuza sinzi n'aho bavuriza ibyo bintu nyine urumva byasaga nko kumbwira ngo njye mu bapfumu, kandi kuva navuka ntabwo nzi abapfumu icyo ari cyo. Ngaha rero njye ntabwo nabishobora, ngo ubwo rero ndigendeye. Nuko nyine umugabo yagiye atyo, abana ntabwo biga. Ubwo urumva kuva icyo gihe abana ntabwo bongeye kwiga kuko nta muntu bari bafite wo kubarihirira. Nanjye urumva nta kazi nari mfite, nibwo buryo naje gukora hano muri aka kabari kugira ngo ngende ko nabona uko abana baramuka. Hanyuma utubwiye ko umutware yagezeho araza, hanyuma agusaba kumuvuza. Iyo ukurikiranye amakuru uyu munsi watubwiye ko yahise yongera kwigendera, umenya ko uyu munsi arahagana hehe? Uyu munsi ntabwo nzi ahantu ari. Ubu ntabwo mujya muravugana? Hari igihe anyitaba cyangwa akanyihorera, ariko ntabwo yambwira ngo ndahana. Hanyuma watubwiye ko ufite abana 5 bari mu kigero kingana ikihe myaka? Umwana wanjye mukuru w'imfura afite imyaka 15, yakaba yagiye mu wa 4 segonderi, ariko nyine urumva ko uriya mwaka atize, ubwo cyari mu wa 3. Umukurikiye afite imyaka 13, we nibwo yari gukora ikizamini uyu mwaka, yari kuba yarakoze uyu mwaka, ariko ntabwo yakoze kuko ntabwo yabashije kwiga. Undi umukurikiye yiga mu mwaka wa 5 primaire, yari kuzajyamo uyu mwaka, ariko urumva ntabwo bikunze kuko nta bushobozi mfite bwo kubigisha. Kandi mba mu cyiciro cya 3 cy'ubudehe, kuko urumva ntabwo twari tubayeho nabi, ubuzima nyine bwaje guhinduka, ariko habaye ibyo bibazo. Undi umukurikiye yiga mu wa 2 primaire, umutoya nibwo yari atangiye nyine byahagaze. Hanyuma mu by'ukuri ndagira ngo tubwire uyu munsi ni wowe wenyine uri kurera abana. Mu by'ukuri kubarera bihagaze bite uyu munsi mu buryo bw'imibereho no kwiga? Umaze kubitubwiraho muri makeya, ariko mu buryo bw'imibereho, mu kubona ubwisungane mu kwivuza n'ibindi bitandukanye, mubayeho mute uyu munsi nyuma yo kumutwara amaze kuguta? Biragoye cyane, ni ukuvuga ngo dushobora kurya nijoro bikaba bihagije. Urabona amafaranga nkorera hano mu kabari ntabwo yatunga abana saa 6 na nijoro. Ubwo nyine iyo tubonye ibyo kurya turarya, tutayibona tugatuza. Mu by'ukuri abana bari mu kigero cy'imyaka 13, 15 bamaze guca akenge, iyo bakubashye bati data ari hehe cyangwa se papa ari hehe, mu by'ukuri nk'umubyeyi uwisobanura gute muri icyo kibazo? Barabizi cyane ko nakubwiye ko umukuru twajyanye abona byose arimo arakora. Urumva yabiganiriye na barumuna be, keretse abatoya cyane wenda nibo bamumbaza, nkavuga ati yagiye ku kazi. Hanyuma hari uwakibaza ati ese umutware mwari mwarasezeranye cyangwa mwabanye mudasezeranye? Turasezeranye byemewe n'amategeko. Mu by'ukuri kuba umubyeyi wawe, tuvuga ko ari umubyeyi wawe, ko watubwiye ko ari mukuru wawe, muvindimwe, ndetse ni nawe wakureze, uyu munsi arakuvugisha ese ntakuvugisha cyangwa byarangiriye aho ngaho nyuma y'uko wasanze umugabo wawe? Ntabwo amvugisha, yaranamborotse. Hanyuma mu by'ukuri umaze kutubwira byinshi ku buzima bwawe, ariko nagira ngo duse nkaho dusubira inyuma ho gatoya, utubwire ku buzima bwawe bwo kuba ukiri umukobwa, ko wari ubayeho, watubwiye ko wabayeho mu buzima bwo gutotezwa, aho warerewe kwa mukuru wawe. Ese wahagiye byagenze bite? Ababyeyi bawe ntabari bariho, bimeze biti? Ababyeyi banjye bari bariho, ariko urumva umuntu uzi Kibuye ya kera ntago twari dufite ubuzima bwiza. Nari mbonye mukuru wanjye agize amahirwe yo gutura i Kigali, ndavuga ati nanjye guhinga ntabwo nazabivamo. Yahise aza kuntwara nk'umuntu wasize murumuna we mu cyaro, kandi urumva yarankeneye kuko yashaka kungira umukozi. Yumvaga kuba yafata amafaranga agahemba undi muntu kandi mari, byari kuba kuri we byari kuba ari igihombo.
yaraje arantwara rero nk'umuvandimwe, ndaza nanjye nzi ko nje kubaho neza i Kigali, nje kurya ifiriti, urumva iwacu ntayahabaga, nje kurya inyama. Numvaga ko umuntu w'i Kigali nyine nko kuba nk'i Burayi muri make. Naraje kandi numvaga ko nziga kubera ko ari umuvandimwe, njyewe nakuze nkunda kwiga cyane ku buryo na n'ubu bijya bintera igikomere. Njya ngera ahantu kenshi bakanyibeshyaho ko nize, bikambabaza cyane. Naraje rero mba umukozi we gutyo, mbaho nabi, nkazinduka amajoro hari igihe cyageze cy'impunzi, urumva ko nayo nyiri muto w'impunzi izihunguka. Amazi yaho twajyaga kuyategereza guhera saa 8 za nijoro, ukabyuka saa 8 ujya kuva mu mazi, bigusaba gutura nk'amabido nk'icumi, warangiza ugatangira ugakoropa, ukoza ibyombo, ugafura, ukagira ibintu byinshi. Nabayeho mu buzima bubi kandi nitwa ko mba ku muvandimwe, ariko nkumva nshaka kuguma i Kigali kandi nkaguma nkiga. Ako kazi kose nagakoraga ariko naniga, ariko hari igihe nagiraga gutya nkagira nko ku ishuri saa 4 abandi bagiye gukina, nkahita nivanga mu bandi banyeshuri kubera natinze kurangiza akazi cyangwa amazi nayakuye kure. Nkakunda kwiga ariko we akumva ikiri imbere ariko namukorera akazi, kuko niyo yavugaga ngo azanye umukozi, njyewe nabonaga ari bwo mvunika kurusha ko nta mukozi yaba uhari. Umukozi yakoraga ikosa njyewe ngakubitwa, umukozi yakwangiza ikintu njyewe bakankubita. Afazari nkavuga ati basi mwirukane, njyewe nzi kubyikorera, nzajya nemera mvunikaho kugira ngo nsange babyangije mu nkubite. Baho muri ubwo buzima iyo myaka yose. Hanyuma waje gufata umwanzuro kujya gushaka gute? Umwanzuro wo gushaka, nanashatse nkiri muto. Urumva ubuzima bubi nabayemo, gutotezwa, kubyuka amajoro, guhora mpangayitse. Nari mbonye mbaye inkumi, navugane aho kugira ngo nzagume muri ubu buzima bwo gusimburanwa n'iki, numvaga ko ngiye kuruhuka. Numvaga ari bwo buhungiro mbonye. Ntago nagiye no gushaka urugo numva ndi umuntu ukeneye urugo cyane cyangwa wabuze umugabo, kuko nayo nkiri mutoya. Mfite imyaka 18, 17, ko ndumva 17. Nari ndi gushaka ubuhungiro. Hanyuma ubuhungiro bugezemo, kumusanga mu buhungiro hari ikihishemo naho ntago byanyoroheye. Watubwiye ko hari igihe cyageze umutwara akajya gukubita, ubundi yagukubitaga byagenze biti? Ahubwo uretse no kunkubita yansigaga no mu nzu. Ku mwana wa mbere yansize mu nzu n'umwita inda ya mbere, inda y'amezi 8, arigendera sinamubona. Icyo gihe nta na telefone nagiraga, nta nubwo nari bubone naho muhamagara. Ansiga mu nzu arigendera, mpamagara wa mukuru wanjye wundi nkurikira, araza nsanga mu nzu meze nabi, arantegera njyana iwacu mbyarirayo. Maze kubyara ndagaruka. Uriya mukuru wanjye ko yamenyereye ko mukorera akazi cyane, ntago yigeze avuga ko anyanga mu buzima bwe, ariko ubu maze gukura nibwo naje kubona ko atari urukundo, ahubwo bwari ubugome yankoreraga. Ahantu hose yabaga ari kundata ko ndi umuntu uzi gukora, kuko narakoraga bishoboka. Antumaho kuko nta mukozi yari afite. Avuga ati wewe urabona wabyarira mu cyaro ukabaho ukabishobora, kuzajya guhinga n'uruhinja utarahinze uri mutoya. Nafashe mama wanjye yampaye itike ndaza ngiwe n'uruhinja, ariko nta nubwo yigeze amfata nk'umubyeyi. Narakoraga noneho n'umugongo nkumva urashwanyutse, akarunda nk'imyenda. Urumva imyenda mukuru wanjye afite, icyo gihe yari afite abana 6, kayirunda hariya yose nkayifura, kandi abona ari bwo nyibyara. Ndabyibuka umunsi umwe
mukuru wanjye nkurikira yigeze kuza bibaye ngombwa nazanamuzana akabibabwira kuko numva nawe byaramubereye igikomere. Araza nyine aje kundeba, aje kureba umwana ko nabyaye, umva yangejeje mu cyaro we ahita ansiga agaruka i Kigali, yari afite akazi. Ariko arabimenya nyine ko nagarutse kwa mukuru wanjye, aza kundeba, aje asanga bandundiye imyenda yuzuye nk'iki cyumba cyose. Ariko barambwira ati mbere yuko iyo myenda yifura ubanza usekura isombe. Yasanze nimo nasekura isombe n'imyenda irunze aho ngaho, aravuga se imyenda yose ko mwayisohoye mugiye gukoresha iki? Ndamubwira ati iyo ngiyo nimara gusekura isombe ndaza kuyifura. Uraza kuyifurisha imashini se cyangwa intoki? Ndamubwira ati ndaza kuyifurisha intoki. Byaramubabaje cyane, byaramubabaje ku buryo na n'ubu ajya bimbwira, akavuga ati mukuru wawe yakwanze kera. Iyo nibutse ukuntu nasanze yarunze, we abambwira ngo ni isiteri y'imyenda, uri no gusekura isombe atitaye ko aribwo kibyara. Ati yakwanze kera pe. Ariko ubwo buzima bwose narabwihanganiraga. Umugabo nyine yaje kumenya yuko nabyaye ndaho nyine kubwe, kuko yabonaga mba mu bipangu kwa mukuru wanjye, yabaga azi ko meze neza. Yaje kugaruka kuhankura, ambwira ati ntabwo nshaka ko umwana wanjye arererwa mu gasozi ndiho, ngwino tugende. Ndavuga nkurikije imvune navunikaga, nushaka uzajye wenda unakora iki se, undaza no mu mazi, ariko ndahari wanjye. Turagenda turongera turabana, turakomeza muri ubwo buzima, nkomeza kubyara. Ariko ubuzima bw'urugo bwaje kunkomerera cyane cyane aho acomekaniye na mukuru wanjye. Ashobora kuba wenda afite byinshi yamumbwiragaho, simbizi, nyine akaza n'umujinya wose n'ubusinzi, kankubita. Nakuze ntanywa inzoga, byageze aho nanjye nabona ari gusinda, nkatuma nk'umwana nkayigotomera kugira numve ko nankubita mba ntari bubyumve. Nize kunywa inzoga kubw'agahinda, nari nzi ko aribwo naruhuka, gusa nza gusanga ko naba ndi kwishuka, nza gusanga mfatanyije inzoga n'ibibazo, nazakwiruka no mu muhanda. Ndongera ndayihagarika. Hanyuma uyu munsi uriho mu buzima bwawe nyine no kurera abana bawe, mu by'ukuri ubona iherezo ry'ubwo buzima ari irihe? Uretse kuba njyewe ikintu ngira mu mutima wanjye, nkunda kwizera Imana ko ishobora ibintu byose. Nta kindi kintu nizeye uretse Imana. Hanyuma uyu munsi iyo uri wicaye uri kumwe n'abana bawe, bakabona abandi bavuye ku ishuri, mu by'ukuri baba bakubwira iki? Nyine bararira, hakaba n'igihe abato babyuka bagakaraba bakambara, ati natwe turagiye. Nabwira oya, nzababwira igihe muzagerayo. Mu by'ukuri gukubitwa ni kimwe, ariko no kuba umutware wawe yaratwawe n'umubyeyi wawe wakureze ni ikindi. Hanyuma kuba barabanye, umutware wawe yaragiye kwa mukuru wawe, akaba ariho ajya kuba akabana na mukuru wawe, ese baba barabyaranye, byari bihagaze gute kugeza uyu munsi? Bamaranye igihe, nyuma yaje no kubyara, nyine bafite umwana muto, ariko ntago nabihamya ko ari we babyaranye. Gusa icyo namenye nuko ngo bamaranye imyaka nk'itanu bakundana. Imyaka 5 ntabwo ari mikeya. Hanyuma rero ndagira ngo tubwire mbere yuko dusa nkaho dusatira umusozo, sinzi ubutumwa wabagenera bombi uyu munsi, niba bashobora gukurikirana ku Impanuro TV, ubutumwa wabagenera ni ubuhe? Ubutumwa naha mukuru wanjye, namubwira ati azasubize ubwonko inyuma, arebe imirimo yose namukoreye, arebe uburyo namwubashye, arebe uburyo njyewe numvaga nafasha abana be ngo bige,
kubera ko ngewe nakuranye igikomere cyo kuba ntarize ariko bakamburiza abana banjye kwiga, icyo namusaba namubwira ati uzagenda ukizwe wihane, kuko Imana ihora iri ku ntebe y'imbabazi, Imana izamubabarira. hanyuma ubutumwa wagenera uwo mwari mwarashaka cyangwa se uwo mwashakanye, reka nkoresheje ikinyarwanda. Ubutumwa namugenera nuko namubwira ngo ajye yibuka ko yasize abana 5. Ubundi ubusanzwe uwo mukuru wawe kugira ngo atware umugabo wawe, ubundi ubusanzwe nta mugabo yari afite? Umugabo we yaje gupfa. Muri ubwo buzima bw'urugo nabayemo, nabyaye bwa mbere mbyara umwana w'umukobwa, umugabo ntabwo byamushimishije. Mbyaye wa kabiri aza ari umukobwa, ntabwo byishimye. Nanjye numvaga nifuza kuba namubyarira umwana w'umuhungu nk'uko yamushakaga. Umwana wa gatatu nawe yaje ari umukobwa, umugabo ntabwo byamushimishije ndetse n'umuryango we. Uwa kane aza ari umukobwa, ndongera ndavuga ngo reka nongere ndebe ko nabona umuhungu. Ndongera mbyara wa gatanu nawe aza ari umukobwa. Ntabwo byashimishije umuryango we ndetse n'umugabo we, murumva ko bitamushimishaga. Bavugaga yuko nshiye umuryango, kundi ikigoryi ntacyo maze. Ubuzima bukomeza kunkomerera gutyo. Y'ubuzima bubi nagiye ncamo, maze kugerageza kwiyahura inshuro 2. Bwa mbere naragiye, numvaga bavuga yuko umuti bita tiyoda ngo wica vuba, naragenda ndawugura, ndaza ndawutoba. Ntangiye kunywa, umukobwa wanjye mukuru arinjira, arabyumva kubera ko biba binuka, abakubise igikombe ariko nabimize. Aragenda ahamagara umubyeyi duturanye, aramubwira ati mama ariyahuye. Yaraje bampa amata, bampa ibintu byose, ahita njyana kwa muganga, nza gukira. Ubundi nabigerageje, mfata umugozi ndawumanika, ndagenda njya kwimanikamo, maze guhirika intebe, abana barabyumva, baraza. Nari natangiye ngiye no gupfa, numva nayo ndimo ndanagana mu mugozi. Baraza bavuza induru, umuntu duturanye nawe araza nkuramo. Mu by'ukuri icyo cyemezo ni icyemezo kidasanzwe, wagifata gushingiye ku ki? Nakururaga uburyo nabayeho mu buzima bw'ubwana, ntigeze nishima nk'abandi. Kurenda mbi inkumi, noneho ndanashatse nabwo ntabwo bimiriye. Numvaga ubuzima nta kintu bukimariye. Mu by'ukuri abana urumva bagiye bagira iki gikomere cyo kubona mama wabo agerageza kwiyahura nubwo bitakundaga. Mu by'ukuri wabasabye imbabazi, wababwiraga ngo iki iyo wamaraga gukira? Abasabye imbabazi, umukuru arambwira ati Mana ntuzongere kugerageza kwiyahura, nyuma y'ibi byose ubuzima burakomeza. Undi nawe mutarambwira ati ma ngiye kubera ko nziga cyane, ngiye nzakira mba umukire nkubakira inzu ya etaje uzajya ubamo, ku buryo nta muntu uzongera kugutera stress, uzajya uba uri hejuru nyine nta hantu uhurira n'abantu. Byaranshimishije, abana banjye baranyubaka, gusa nyine ntekereje ko batakibasha kwiga, birongera bikankomeretsa. Nagize igikomere cyo kuba ntarize, naraga nifuza ko aho ntize abana banjye bagomba kwiga, gusa nyine ntabwo byakunze. Ariko iyo umuntu akiriho ibintu byose biba bigishoboka. Ndakeka ubu hari n'abandi bantu bariho baba barize bigoranye,
ariko bakaziga. Ubu rero ikintu nizeye n'Imana nyine ndayizera cyane, niyize amaherezo yanjye n'abana banjye. Mu by'ukuri ikintu cyashimisha umutima wanjye ni uko nabona ubushobozi bwo kwigisha abana banjye, kuko iyo mbonye abandi bana bavuye kwiga, abanjye barira bashaka kujya ku ishuri, birambabaza cyane. Mu by'ukuri reka twizere ko Imana izagera ikabigenza neza igaca inzira. Hanyuma reka tugusabe utange nimero yawe ya telefone umuntu ashobora kukubonaho agukeneye. Telefone yanjye ni 0788 55 95 78. 0788 55 95 78. Urakoze cyane. Murakoze nawe. Reka tubashimire bakunzi b'Impanuro TV, ndetse dushimire na Ange tumaze kuganira, ariko kandi tumubwire ngo akomere yihangane, nibyo ubuzima bugenda buhinduka umunsi ku munsi, ariko biri kose hamwe no gusenga no kwizera Imana, reka tumubwire ko Imana izageraho igaca inzira. Murakoze cyane rero. Ufite ibitekerezo, amakuru n'inyunganizi yadusangiza, ashobora kutubona kuri nimero 0788 33 510 633 0788 33 510 633. Imana ibaho umugisha rero, mukomeze mwirinde icyorezo cya COVID-19, mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mwambara agapfukamunwa n'amazuru, muhana intera mu gihe mwahuriye ahantu hari abantu benshi batandukanye, kandi kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Imana ibaho umugisha rero, mwari kumwe na Nizimana Dani, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.